Mwaramutse neza abanyeshuri beza, ikaze ku isoko y'ubumenyi. Teacher Sam nanone ugarutse ngo nongere mbahereze amasomo yacu nk'ibisanzwe. Uyu munsi ni isomo rya gatatu turi buze kwiga. Mu masomo abiri ya mbere yabanje twabonye amasomo ameze neza cyane. Ikaze rero ku isoko y'ubumenyi. Twarabashima uburyo mwitwaye mu masomo yabanje. Mu nyemerere twigire hamwe uburyo duhagurutsa imodoka n'uburyo tuyihagarika, n'uburyo dukoresha vitensi ya mbere n'iya kabiri mu muhanda. Tugiye gutangira urugendo rwo guhagurutsa imodoka nk'uko twa tumaze kubibabwira. Tugiye kubereka uburyo imodoka ihaguruka dukoresheje amburiyage, dukoresheje na feri y'urugendo, dukoresheje ndetse n'umuriro. Ni ukuvuga ngo amburiyage ni iriya y'ibumoso, feri y'urugendo ni iyi ngiyi yo hagati, umuriro ni hano iburyo. Mbibutsa ko iyi ngiyi ari imodoka ya manuweli iba igomba gutwarishwa ziriya pedale eshatu. N'ibisanzwe rero murabona ko nambaye sentire yanjye, aba ari ngombwa ngo nambare sentire buri gihe ngiye gutwara imodoka, buri gihe ngiye kwigisha gutwara imodoka. Yaba umunyeshuri waba mwarimu ugomba kuba wambaye sentire. Twamaze kwambara sentire, nk'ibisanzwe ureba niba mira zawe zirimo zirareba mu gice cy'inyuma, kuko tuno tureba nyuma twagenewe kureba inyuma gusa. Natwo tuziga uburyo tudusetingamo n'uburyo zikora n'uburyo zikoreshwa, ndetse mu bizamini tuzazifashisha cyane. Niyo mpamvu rero tukwiye kureba niba izi mira ziri kureba inyuma, ku buryo cy'ikintu kiguturutse inyuma yaba hano yaba iburyo cyangwa se ibumoso ugomba kuba uri kuhareba neza. Ndetse n'aka ka netariyeri ko hejuru nako kaba kari kureba inyuma neza. Nk'ibisanzwe rero ukandagira amburiyage mu gihe cyose ugiye kwatsa imodoka, ukandagira amburiyage ikirenge cyawe cy'ibumoso, kubera ko nicyo cyagenewe gukoresha amburiyage. Uragikandagiza amburiyage ikagera hasi ku itapi ikagumayo. Warangiza ugafata feri y'urugendo ukarambikaho ikirenge ugasa nk'uyifashe. None wamara gukandagira izo pedale uko ari ebyiri, ukaza hano kuri ignition switch, warangiza ukatsa imodoka yawe ukageza ahandi muri start. Ukimara kwatsa imodoka yawe, ni ukuvuga ngo uba uri wa muntu witeguye kugenda, kuko ibisabwa byose uba wabikoze. Ubu icyo tugiye gukora, ngiye kubanza nshyiremo ya vitensi ya mbere, ya yindi idufasha guhaguruka. Urabona ko vitensi yanjye nyisizemo. Nimara gushyiramo vitensi yanjye ya mbere, ngiye gukuramo feriyamu kugira ngo ya mapine yacu twari twarokinze, twari twaborotse, abe free nyine, kugira ngo ninza kuba narekura feri ya mapine yacu abashe kugenda. Nuko nkuramo ino feriyamu imwe ihagarika imodoka umwanya munini. Urabona ko nyikuyemo. Nimara kuyikuramo rero, ndaregera kuri amburiyage yanjye kwa kundi nk'ibisanzwe. Amburiyage ndasa nk'uzamura gakeya. Imodoka yanjye irimo irahinda, ariko ndumva irimo iragenda ihindura ijwi. Uko igenda ihindura ijwi, ndarekera aho ngaho, kuko nkomeje kuzamura yahita izimya imodoka. Naba ndimo ndahereza imbaraga ziri mekanike gusa, kandi ikeneye n'iz'umuriro kugira ngo imodoka ibashe kuraninga. Ni ukuvuga ngo rero ndimura ikirenge cyanjye kiri kuri feri nyijyane ku muriro. Murabona ko imodoka yanjye yatangiye kugenda. Kubera ko ahantu turi hamanuka, ntabwo ikirenge uhita ukivana kuri feri ngo ukijyane ku muriro wihuse, kuko ukivanaho gatoya imodoka ihita itangira kugenda. Uba ugikeneye feri, ntabwo uba ugomba kuhita uyirekura. Murabona ko tugiye gukatira ibumoso. Ndashyiramo cya kinyoteri cyanjye kimwe twabigishije mu masomo yabanje. Nindangiza, murabona ko ngiye gutangira gukata ibumoso. Murebe uburyo ntwaramo vola yanjye, ntabwo ari kwa kundi na bya bindi byo kugenda rimwe nababujije. Uburyo ngaruramo vola yanjye nanone ni mu buryo bwemewe, ntabwo ari bwa buryo bumwe bubujijwe kuba twatwariramo vola. Ahangaha ngiye guhagarara gatoya, rero mbanze nongere mbibutse uburyo dutwaramo vola, kuko iyo tugiye guhagarara rero, murabona ko narindi ku muriro wanjye, fata akariro gakeya ndekura na amburiyage. Tugiye guhagarara hari imbere gatoya. Iyo tugiye guhagarara rero banyeshuri beza, ni ukuvuga ngo ubanza gucana
ikinyoteri cy'iburyo kugira ngo wereke umuntu ukuri inyuma cyangwa se imbere, umwereke ko ugiye guhagarika imodoka yawe iburyo bwawe. Ikinyoteri rero namaze kugicana. Ukimara kugicana ntabwo uhita uhagarika imodoka, kuko uba ugomba kubanza guteguza ba bantu bari kugendera muri uwo muhanda nyabagendwa. Ntabwo ari we wenyine uri kuwugendamo, niyo mpamvu uba ugomba kubateguza kandi ugakoramo urugendo rutoya kugira ngo uze kuba wahagarara. Murabona ko mpagaze hano ku gipangu, nabamagaze nabi, niyo mpamvu ngiye kuharenga nkahagararaho imbere gatoya kugira ngo nabangamira abantu basohoka mwa kiriya gipangu tubonye. Iyo tugiye guhagarara rero tumanura amburiyaje n'ibanza, warangiza ugafata ku gaferi gake gake imodoka yawe ukayihagarika. Iyo umaze guhagarika imodoka yawe rero, kubera ko ngiye kubereka uburyo dukoresha muvura, nongere mbibibutse, ntabwo tugiye kwita tuzimya imodoka, kuko tuzimije imodoka ivura ntabwo yaba iri gukora neza. Ahubwo icyo tugiye gukora, ngiye gukuramo ya vitensi kugira ngo imodoka itaza kuncika ngo inzimane. Ndakuramo ya vitensi nshyire puwemoro, nindangiza ni ukuvuga ngo kubera ko nkwemo vitensi ubu mbishatse narekura ya amburiyaje kandi imodoka nta hantu yajya. Urabona ko amburiyaje yanjye nayirekuye, ariko urabona ko ikirenge kuri feri cyo kiracyariho, ndacyafashe feri. Ariko na feri ndagira ngo nyirekure kuko sinshaka gukomeza kwinaniza. Na feri ngiye kuzamura ino feri yamu kugira ngo ikibazo cyo guhagarara mbe nyikuyeho, nayo nyine mpagarika imodoka byemewe. Feri yamu urabona ko nayo nayizamuye, nindangiza ndarekura ya feri. Murabona ko imodoka yacu nta hantu igiye kandi murumva ko ikiri guhinda. Ni ukuvuga ngo rero uburyo dutwaramo iyi vora yacu rero ni ukuvuga ngo ntabwo tugenda dukatakata uku nguku, ibi bintu ntabwo ari byo, kandi abanyeshuri mukunze kubikora cyane. Ntabwo dukatakata uku nguku cyangwa uku nguku rwose, nta kintu kiba kirimo rwose. Ubu ngubu bwo gutwarisha akaboko kamwe, ubu ngubu mukunze kubikora cyane abanyeshuri, ndabizi. Uburyo nabwo ntabwo ari bwo. Uburyo dutwaramo vora rero nibwo tugiye kureba. Ni ukuvuga ngo vora yacu tuyifatira ahangaha hagati. Ni ukuvuga ngo vora yacu dukwiye kuyifatira aha hagati. Noneho iyo dushatse gukata amapine ibumoso, ni ukuvuga ngo aka kaboko kakaba kagomba guhereza aka n'aka kagahereza aka ngaka, kugira ngo uze kuba wabasha gukata ibumoso cyangwa se iburyo bikundi. Ni ukuvuga ngo rero iyo ugiye gukata ibumoso, urugero ni ukuvuga ngo kano kaboko karaza, urabona ko vora nyifatiye hagati, karaza noneho kakahita kakirwa n'aka ngaka, uku nguku kakakakira. Noneho iyo ugiye gukata iburyo, aka ngaka nako karaza kakakira aka ngaka. Ubu ni bwo buryo bwo gutwaramo vora neza, tudakoresheje bwa buryo bushobora kuduteza impanuka, cyangwa bwa bundi dushobora kuba twagira ikibazo cy'impanuka iya bag ikakwangiza kandi yagakwiye kurinda. Tuzaza tubereka n'uburyo amapine tumenya ahantu aherereye, tukamenya ngo amapine aragoroye cyangwa se akasi ibumoso cyangwa se akasi iburyo. Tugiye kongera duhagurutse imodoka yacu. Murabona ko twari twaparitse ariko imodoka yacu iracyaka. Tugiye kongera duhaguruke rero nk'uburyo busanzwe, dukandagira amburiyaje tukayigeza handi ku itapi hasi, tukayigezayo. Twarangiza tugakandagira no kuri feri y'urugendo, kandi mbibutsa ko dukoresha amano niyo agufasha gukandagira ziriya pedale neza. Kwikandagiza munsi y'ikirenge rero ntabwo bikunda. Ukandagiza amano, noneho wamara gukandagiza amano ugashyiramo ya vitensi yawe, uriyegereza vitensi ya mbere ugashyiramo rimwe, ugakuramo feri yamu, warangiza ukarekura ka kamburiyaje gakeya twise ngo turi kuregera cyangwa se demaraje. Ni nko gukora demaraje. Warangiza kuzamura kamburiyaje gatoya,
ukava kuri feri ugafata ka kariro gake ukakumva mu matwi yawe. Ukimara kukumva mu matwi yawe rero akariro nibwo urekura amburiyaje, ukarekura akantu gatoya, ugafata vura yawe ugatwara imodoka yawe neza. Murabona ko imodoka yacu irimo iragenda neza cyane. Murabona ko turi mu mukono wacu, turimo turagendera mu mukono wacu. Mbibutsa ko buri gihe tugendera iburyo bwacu, tutagendera hagati mu muhanda cyangwa ngo tugendere ibumoso. Buri gihe tugendera iburyo. Ubu rengeye kubereka vitesse ya kabiri. Murabona twakomeje kugendera muri vitesse ya mbere kandi tugenda gake. Ubu ngubu tugiye kwihutaho, noneho dushyiremo na vitesse ya kabiri tubereke uburyo ikoreshwa. Nuko ngo iyo tugiye gushyiramo vitesse ya kabiri rero twongera ku muriro, imodoka ikabanza ikavudukaho, tukarekura na amburiyaje. Amburiyaje murabona ko nayirekuye, mfite umuriro wonyine. Ndongera ku muriro, nindangiza nkandagire amburiyaje, mve ku muriro, shyiremo kabiri, nindangiza asubire ku muriro, ndekure kuri amburiyaje, nindangiza. Urabona ko imodoka yanjye ndimo ndihuta kubera ko sizemo vitesse ya kabiri. Amburiyaje murabona ko nayiretse. Nindangiza ndafata ku gaferi gakeya kubera ko imodoka yanjye numva iri kuvuduka cyane kandi nyene kugenda ku muvuduko uringaniye, utari muke kandi utari na mwinshi. Murabona ko nkomeje urugendo rero. Amburiyaje yanjye nayo mfite agaferi kubera ko ndi kugenda ahantu hamanuka. Ubu ngubu ndi muri vitesse yanjye ya kabiri, ndi ku muvuduko uringaniye, ntabwo ndi ku muvuduko mwinshi cyane. Ubu rongeye kongera amagarika imodoka yanjye. Isomo ry'uyu munsi turisoreje ahangaha, kandi mwakoze gukurikira. Muzakurikirane n'amasomo y'ejo. Muri abanyeshuri beza kandi kurikire mwiga imodoka neza. Iyo tugiye guhagarara rero tumanura n'ubundi amburiyaje yacu, then tugafata ka gaferi n'ubundi gakeya, imodoka igahagarara. Amasomo yo nakagaruka. Tubafite byinshi cyane dukwiye kubahereza. Ubumenyi bwo turabufite, tuzabahereza uko iminsi izajya igendiza. Uzajya ugenda wunguka akantu ku kandi, nawe uzisanga uri gutwara imodoka neza, wabaye umushoferi. Teacher Sam rero, kandi ndabemera, tuzabonana ubutaha.